ikaze kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe, reka nkomeze kukwifuriza kugubwa neza ndetse no gukomeza kugira ibihe byiza wowe uba wahisemo kubana natwe ku muyoboro w'amakuru yizewe kandi agezweho gatanu kuri gatanu. Abari mu karere k'ibiyaga bigari mbahaye yambo mu gihugu cy'abarundi cy'abaturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Mwese reka nkomeze kubifuriza kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza. Bari ku mugabane wa Afurika no hakurya y'umugabane wa Afurika, mwese namwe nongeye kubaha yambo abakomeje kugenda batwereka ko badukurikiye umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Uyu munsi ni ku itariki ya 17 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2020, aho tugiye kurebera hamwe rero ibijyanye n'ibaruwa, akaba ari ibaruwa yari yandikiwe Kizito Mihigo mbere yuko yitaba Imana. Akaba yitabye Imana kuri tariki ya 17 ukwezi kwa kabiri 2020. Iyi baruwa kandi nabwo akaba ari bwo yasohotse mu gitondo cyo kuri iyi tariki. Ni baruwa rero itangira ivuga ngo ibaruwa ifunguye ku nshuti y'inyaruguru. Bwana nshuti y'inyaruguru, nkwandikiye uru rwandiko mbizi neza ko rero ruzakugeraho, ariko rero utazabasha kunsubiza. Ndakumara impungenge rero ko ntazategerezanya amatsiko igisubizo ku bibazo nshaka kukubaza. Nje rero niyo utansubiza ugasubiza agatima impembero naba nyuzwe. Nshuti yanjye rero, twakubuze tugufite, turagukumbura aho ugarukiye udukinga rwa rukingo mu maso, none ngo rero wongeye kugenda mbigenze nte? Reka nkwandikire kandi indinde kuba umushinjacyaha. Ibyo nibaza nzi ko rero wari ufite ibisubizo byabyo mbere na kare. Tubizeranyeho rero ko umuziki ari uruhurane rw'amajwi anogeye amatwi. Iyo urwo ruhurane runyuze amatwi nibwo rero tuvuga ko umuziki ari mwiza. Rwagera ku matwi rutanoze bikarugira umuziki mubi. Rimwe na rimwe umuziki mubi iyo noneho rero urengejemo igipimo ubabaza ingoma z'amatwi kugezaho wanarwara umutwe ukomeje kuwumva. Hari andi majwi ababaza amenyo nk'iyo umufuniko w'icupa rya fanta cyangwa se Skol ukuruwe ku bati cyangwa hasi kuri sima, amenyo arababara ugatakambira nyiri gukora ibyo ngo abireke. Abikomeje rero ubutarekera yaba kwica urubozo. Nshuti nziza y'inyaruguru, by'umwihariko nshuti yakadasohoka y'umuziki, mu magana y'indirimbo y'uruhererekane rw'inganzo zimije ariko inoze, twese twabonye ubutumwa bwiza kandi bwubaka igihugu. Umutima wa benshi unyurwa n'ubuhanga buri mu ruhanga rwawe. Kuki waduhishe ko muri urwo ruhanga ari naho hahishe ifuni ibagara mu kushi? Kuki rero bwa bupfura wapfunyitse mu bapfu kugeza ubwo rero wiyorosoye ishema ukiyorosa icyasha? Kuki rero igiti cy'umunezero wari warateye cyamezeho umuze? Aho rero kuwuzibukira ukemera ko gishora imizi mu miziro kugera ishotse mu muziki, uzi ukuntu biryana mu matwi no mu menyo. Mu ndirimbo y'igihugu wahimbaye cyangwa se wahimbawe kenshi bihimbaza benshi, uratera turikiriza kuko wari kizira hose. None se warabeshyaga abantu mu ndirimbo ibubahisha? Byari ikisubwo. Hari aho se wageraga ugashyira urushyi ku cyangwa se ati hari aho wageraga ugashyira urushyi ku gifu ukarangurura mu ijwi riyunguruye ugira ati ngobyi iduhetse gahura n'ishya. Niko se nshuti yijwi, iyo ngobyi iduhetse ishya cyangwa se ishya wayifurizaga ni irihe? Ukongera uti rero abaraguhanga uvamo ubukombe utsinda ubukoroni n'amatsi bihugu. Ati ndabaza rero, none se rwatsinda amatsi bihugu rukananirwa gutsinda izo mpugu zisunga abahungu b'amahugu? Nshuti ya piano, nibyo se koko ngo abagusanze wasumye ubasanga? Wibeshya ko rero ruswa yabatsirika ukuri cyangwa nibihuha? Mbwira. None se nshuti y'inanga, mbwira, si wowe wivugiye iby'intare yagukuye mu rwobo uti wampaye agaciro undinda umupanga uri umutabazi? Yari yakwimye se cyangwa se yari yakwimye iki se ujya kuyikora mu jisho bwa kabiri? Nyuma yawe nziza y'urukundo n'amahoro mu bantu ikaba iyo gusaba imbabazi no kuzihabwa, ngo waba warongeye kuyirushya? Ko rero udatukana utinyukira iki? Ubwo mbere rero wisabiye igihome mu ruhame, cyangwa se abakwihwisaga ibisa n'ibisakuzo basarikwa imitima intara cyangwa se intare yanga kuguhomba iraguhombya. Wemera icyaha ushimwa kutarushya Imana n'imanza, uhabwa rero ingeri mu bwami bw'Imageragere, ubaha ingeragere. Umaze imyaka 4 yanuma rero ikubita ibaba ry'imbabazi irakwizera. Intare rero irakubabarira. None se mwana w'inyaruguru, ni kuki rero kigurumana
mu kuguru kwawe, cyangwa se niki kigurumana mu kuguru kwawe gituma uhora na ikoti ry'imbeho yibwa cyangwa se yibwota amasimbi, gituma wambikwa inkindi ukanaga hirya udakunda ubucocero. Ni wowe rero wiririmbiye uti usabe Yezu ntavunike iyo uganisha ku rukundo twaremeranyije nk'abayoboke ba Kiliziya imwe. Niko se ntama ya mwungeri ko ushobora kuba warugiye kuvunika cyane, ko nabonye mu mitungo yimukanwa wari witwaje harimo na Bibiliya, gusabira u Rwanda ibyiza ufatanyije n'Abanyarwanda byagucaga intege. Nkeke se cyangwa se yakomeje agira ati nkeke se ko wari ugiye gufatanya ntimuguza amahugu kurusabira, ko uzi neza ko amasengesho yabo ku Rwanda ataganisha ku rukundo wavunwaga n'iki, kandi ubizi ko atazagera kuri Yesu. None se nkuba y'amakengo wanyemerera akubaza bya bibondo rero wari utangiye kwigisha umuziki ukaba ubicukije imburagihe, tuzabugwa cyangwa se tuzabibwire iki? Wari wavuze ko rero cyangwa se wari wavuze ko uzabazamura ukabageza ku cyangwa se ukabageza mu wa gatandatu wayisumbuye, ndetse na REB ikaguha ubuzima gatozi. None rero tuzababwire ko RIB na REB bipfana iki? Tuzababwire ko rero inkoramutima zawe zari zitegereje alubumu ya 8 mu muziki, cya gitaramo kinini wari kumurikira uwo muzingo. Tuzavuge ngo cyazimye n'iki cyangwa se cyazinzwe n'iki. Dusigiye rero abahe bacurabwenge se nshuti yakaza ubwenge, bazatubwire se ikihishe mu gico c'incakura wisunga rero iteka ngo tukimenye. Bazatubwire se ko ukunda imvugure kurusha Victoire, cyangwa se bazatubeshye ko ukumbuye ibirayi by'i Burundi ni Burayi. Bazatubwire iki? Bazatubwire se ko ari ibyishimo bibi wagize ugasamara? Oya. Bazatubwire se ko ari umujinya mwiza wagize ugatinyuka kugomera ingobyi yaguhetse? Oya. Ndakuzi neza nshuti y'imihingo, niyo wakwibagirwa ko umujinya w'iyo ngobyi ukomeye, ntiwakwibagirwa ko umujinya uwo ari wo wose utawujishura. Uwajishe rero asenga aganisha ku rukundo kandi aracyawukomeyeho. Muri rero nshuti y'umuririmbyi wa nyiri biremwa, nimunda cyangwa se nimura nawe ndetse na bene mutanyurwa, nkababwira ko wabonye umwanana w'insina ukibagirwa unguri, nkababwira ko rero wavomye amazi ku iriba ukibagirwa isoko. Nizera ko rero utazabingayira. Ubwo rero cyangwa se uwa Ngabonziza n'abarugo nirusagire rero rusagambe, ati nirusigire rusagambe uwa Ngabonziza n'abarugo. Inshuti yawe ya Kicukiro. Ni baruwa ndende, ni baruwa irimo amagambo azimije, ariko ni baruwa irimo amagambo y'agahinda ku nshuti rero yandikiwe. Ni baruwa yandikiwe inshuti y'Inyaruguru Kizito Mihigo, ndetse rero akaba ari baruwa yanditswe n'inshuti ye ya Kicukiro. Inshuti ye rero ya Kicukiro Kizito Mihigo arayizi, barabanye cyane, ndetse rero basagiye byinshi bitandukanye, cyane cyane rero ku bijyanye na nyiri kwandika iyi baruwa, nubwo atigeze yifuza gutangaza amazina. Yurumva byinshi bitandukanye biri muri iyi baruwa. Ni byinshi rero biri mu butumwa bwagiye butangwa na Kizito mu ndirimbo yagiye asohora, harimo rero nk'indirimbo zagiye zikora ku mitima ya benshi. Twakwibuza rero nk'indirimbo Inuma. Ingiyi rero akaba ari imwe mu ndirimbo nayo yifashishijwe muri iyi baruwa, indirimbo nk'umujinya mwiza, ndetse rero n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye Kizito Mihigo yagiye asohora, ariko akaba ari indirimbo zari zigamije kubiba amahoro ndetse n'ubwiyunge mu bantu. Ariko rero iyi ntumwa cyangwa se inshuti yandikiye Kizito iyi baruwa ikaba yamubazaga ibijyanye n'ubwo butumwa yatangaga, ndetse niba nawe nyiri kubutanga yarabwubahirije. Kizito Mihigo ariko nyiri kwandikirwa iyi baruwa ntago akiri ku isi y'abazima, kubera ko yamaze kwitaba Imana mu gitondo cyo kuri tariki 17 Gashyantare 2020. Hanyuma rero akaba aribwo yitabye Imana, nk'uko inkuru y'incamugongo yamenyekanye rero imahanga, i Rwanda ndetse n'ahandi henshi hatandukanye muhazwi rero, ndetse na hamwe mu bari bazi ibihangano bya Kizito Mihigo, nk'umwe mu bahanzi b'abahanga cyane cyane rero ku bigendanye n'injyana ya classique ndetse n'indirimbo nyinshi zitandukanye muzo yagiye yandika. Kizito Mihigo rero akaba
yaje kwitaba Imana aguye kuri sitasiyo ya polisi aho yari afungiye, akaba yitabye Imana yiyahuye nk'uko amakuru yatangajwe n'umuvugizi w'urwego, cyangwa se akaba ari umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, nawe akaba ari umwe mu batangaje aya makuru, ndetse n'umuvugizi wa polisi ku rwego rw'igihugu CP John Bosco Kabera nawe akaba ari umwe mu batangaje aya makuru ya Kizito Mihigo ku bijyanye n'urupfu rwe. Rero n'urupfu rwababaje abatari bacyarimo n'umubyeyi we umubyara, akaba yitwa Iribagiza Placide, nawe akaba ari umwe mu bababajwe n'urupfu rw'umuhungu we, ndetse n'abandi benshi bakurikiranira hafi ibijyanye na Kizito Mihigo. Reka rero mwese mbashimire, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza kandi bikomeze kwihanganisha umuryango wa Kizito Mihigo ndetse n'abandi benshi bari bamuzi mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Umunsi mwiza kuri mwese, ibihe byiza aho muherereye hose.